haciyeho iminsi ibiri ubona abaturarwanda barimo barongorerana utuntu, ukabona umuntu agiye mu matwi y'umuntu ahise amwongoreye utuntu, wajya nandi ukabona birabaye, ukibaza se ni ibiki barimo barongorerana. Ibyo bintu muri kongorerana rero nanjye nagize gutya nego gutwi numva muri kuvuga ngo muzehe yitaye. Ibyo bintu muri kongorerana rero ngo muzehe yigendeye, byagiye bigera muri gavumenti y'u Rwanda, hanyuma RDF igisirikare cy'u Rwanda kita cyandika ko iyo nkuru ari igihuha. No umwanzi w'igihugu wafashe telefone akoresha rya koranabuhanga AI, rya telefone ifite ikoranabuhanga buhangano, yeditinga ipica ya muzehe Excellence Paul Kagame amugaragaza nk'umuntu urembeye mu bitaro cyane, hanyuma ahita noneho abisoza avuga ibyo yifuza kuri we ko yitahiye, ariko ni inkuru y'igihuha ntabwo ari ibyanyabyo. Hanyuma n'umuvugizi w'u Rwanda Yolande Macron nawe yahise avuga ko izo nkuru ari igihuha, ari fake news, nawe arabisobanura. Abanyarwanda rero mumenye ko muzehe wacu ni imiryerya ameze neza, uretse ko ngo muri iyi minsi ari mu biruhuko, habayo coincidence rero babihuriranya n'ibyo ngibyo, ariko ameze neza. Abanyarwanda mutuze mutekane, muzehe wacu aracyadufitiye byinshi azadukorera, Imana ntabwo yahita imutwambura nonaha, ndabizi ko tukimukeneye kabisa. Jendi HTNDPI, I love you. Wow, innovation.